Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru rima nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri yarabigiraga ahubwo ndi ko ari imito. Amina. Nta nubwo abona ko nahindutse koko urabona nkiri wa wundi nkiri wa mugabo mwaruri wavuga ngo ni umugabo yarataye ubwenge urabona nkimeze kwa kundi mu by'ukuri neza neza ngo warakijijwe abaye umugore. Narakije ndi umugore ndi umukobwa kuko sindashaka umugabo akunda umukobwa. Iriya ni satani yamvugiragamo nanjye ntiyarinjye. Iriya ni satani yarindimo jojo ahubwo mbabara nawe uhinduke. Inde se mbabara uhinduke ndakwinginze inde se uhinduka njya gusiga ndamurinda wabiretse wambabare ko ari umwana nta kizima kibirimo. Uwiteka Nyiringabo wera wa Isiraheli uri Imana ikomeye uritangira ukaburi n'iherezo. Uwiteka gitare cy'amahanga nta uri hejuru yawe nta nuzajya hejuru yawe cyangwa imbere yawe. Gitare cy'amahanga nkweretse jojo urahangaha erega Mana niwo basha guhindura ibikomeye niwe wabashe kumpindura unkura mu mwobo wo kurimbuka niwe wamuha agakiza niwe wamuhindura kuko utanga agakiza ku buntu. Haleluya Yesu. Ko mumeze neza cyane turabasuje kandi tubaye ikaze mu biganiro bya Yawe TV. Wakoze cyane kudukurikirana warakoze subscribe ndabigushimiye. Hanyuma niba utarayikora bikora kugira nawe tuye twibanira 5 kwa 5 turi kumwe na website ya yawetv.com kugezaho amakuru abavugwa hirya no hino ku isi. Ushaka kumenya amakuru ikintu cyambere n'amakuru ubugomba gusura iyo website. Nkuko mubibona kuri screen zanyu turi kumwe na Aliye tuheruze kwakira Gakiza. Aliye tumeze neza? Yesa shimwe. Ahimbazwe. Ku gatuzo rwose ubutabimbuga ibintu byaheza cy'Imana nagobyo. Umva ngi ndi kumva ahubwo ngiye ari imikino ari mu gahimbazwe. Himbazwe siki. Ari kwijijisha ngo yarakijijwe uyu tamuzirega. Gahimba. Ariya wabeshya abantu. Ako nugajye uca imanza narakijijwe narahindutse ntago nyiri wa wundi. Warakijijwe utabeshya narakijijwe ubu mvugana n'Uwiteka Imana rahira nukuri ewe ushyizwe neza ma nese ntago byemera ngiye ntago mbyemera nubwo mbyumva pe kuntu yaba yarakijijwe n'ukuntu muzi ntabwo bibaho gusa yaba yarakijijwe gute koko uziko kugira ngo akizwe mbere yanjye ngiye nakizwa mbere yiwe none kuzavuga ngo yarakijijwe gute se ntabwo yakijijwe arabaye ase nta nubwo abona ko nahindutse koko urabona nkiri wa wundi nkiri wa mugabo mwaruri wavuga ngo ni umugabo yarataye ubwenge urabona nkimeze kwa kundi mu by'ukuri neza neza ngo warakijijwe abaye umugore. Narakije ndi umugore ndi umukobwa kuko sindashaka umugabo akunda umukobwa. Iriya ni satani yamvugiragamo nanjye ntiyarinjye ahubwo ndabona ugiye gusara. Nibyo twakoze byose ni amahano ni bibi ni umwanda maze kwakira umwami n'umukiza mu buzima bwanjye. Jojo nibwo nese numva ko nari narayobye nari ndi mu mwobo wo kurimbuka burundu. Ariko wana Nyagasani ariko we ngo neza ngo ugiye kuba umugore umugabo wabiretse. Ndi umugore mugabo sabwo mu izina rya Yesu sinshaka kubita abantu bahuragura ubibwiye ntago uri umugore ngo uri umugabo none ngo wabaye umugore gute se ntabwo iriya ni satani yarindimo jojo ahubwo mbabara nawe uhinduke. Inde se mbabara uhinduke ndakwinginze inde se uhinduka njya gusiga ndamurinda mbabara uhinduke ukizwe uko mu Mana niho tubonera amahoro. Rahira ariko rwose ngo mbabarire ukizwe uziko nta n'isoni ufite uri no kubimbwiye ngiye rwose ibintu byo gukizwa ntago ndabyumva nta nubwo binandimo hafi aha. Jojo waracyari mu butinganye ntago urimo kumva inama za Aliye. Reka ngiye ntago ndabyumva pe niba ngiye berega arimo aravuga ngiye ndabizi ari kubeshya yego ko abeshya abantu ejo bundi muzamwumva ngo ibiki n'ibiki ngo yasubiye mu bagore. Nge ntago mbeshya nta nubwo ubwo buyobe nzongera kubusubiramo mu buzima bwanjye mu mateka yanjye. Ntibishoboka ngiye rero ibintu byo guhinduka ntago biri hafi ahangaha rwose. Jojo we kuva kumva utabyemera muheruka ryari hari ubwo akigusaba hashize igihe nyine tudaherukana
nyine kumva ngo yarahindutse nanjye urumva birantunguye nta n'ibyo narinzi rero ibintu byo kuzambwira ngo yarahindutse ngo yagiye ngo mugakizwa sindabona ajya gusenga sindabona agira he nese ngubu nakemezwa n'iki ko yahindutse yari yongera gusaba ari wongera kumuha ibyo bihakana kandi nyine ndikubwira ntago duherukana hashize igihe nyine tutabonana sinzi shamana sinzi pe none nga agarutse avuga ngo yarakijijwe ntago nge nabyumva ntago nabyemera kareka urumva uhombye umugabo se nicyo kibazo ufite mfashanywe kumva nawe uyu akusi yuwe bite byiwe gusa urumva nyine ndahombye nese ubwo kuzambwira ngo toka satana bisimu ngo toka ki gurahombye mu izina rya Yesu gateka jini kanakumiro koko baba ruyoboka inzira y'amasengesho kuko Imana izaga umugabo mwiza ufite amafaranga ugukunda mwiza uturutse ku Uwiteka asuri seriye mbabarira Jojo mbabarira kuvuga ndi seriye koko ubwo ni bwari ubuyobe mama wanjye yaramvuje nawe yaransengeye ubanza ayo makuru utanayafite wa mukecuru wirwaga mondagura niyo ngo byajya kumvuza amenya ko bari barandoze barajyanye ifoto yanjye kuzimu tubwana no ko waje unyijijisha bari barakuroze wasanga nawe ukoreshaga ntago ari we wabikorera wasanga nawe ahubwo uwo muzima kurimo ukwiye gukizwa ukwiye gukizwa kuko n'Imana ubwayo yawugukuramo cyangwa ukagana n'uramuvuza akakuvura ariko Jojo mbabarira uhinduke ahubwo we barakuroze ntago bakukuyemo umuzima bamumushyizemo none ahubwo umva barawufasha ahubwo bawumushyiramo kugira ngo bamukuremo koko mana gusa Patri Mana yaragowe nanjye niko nari meze urabizi mwese mwajya mumbwira guhinduka mwanyita umugore nkumva uranutse nkumva nago sinzi numva nagutera nkakubita hasi ariko nyine yari wa muzimu ndimo nanjye unkoresha atari nge uri kumva impamvu Jojo ntacyo bimutwaye nuko n'undi ari umugore nese wese umurezibene nyine wabiretse wambabare ko ari umwana nta kizima kibirimo nk'uyu ngo ari kumarambwira ibiki burangiye ndikumva no kunira iseseme maze ahubwo nimba yabiretse nyine warabiretse kandi nje nzajye gushaka abandi nimba warabiretse arabivuga mbabare hoya bakizemo abazimu bakuri mu bashaka bakure mbabara Jojo wowe genda uyoboke ugende bagusengera abakozi Imana bagusengere winjire mu nzira y'agakiza ureke ibyo ngibyo yebye ngibyo gose nago uzarimbuka nago biri hafi angangiye rwose kanutihana kareka nago biri hafi ngewe ambabarire kandi Patri nge narabonye man ego kumugusa ubwo nge nabanegereje iki nimba yarabivuyemo akaba adakeneye kuhura nanjye nge nabamubaza iki ngomba kujya gushaka abandi banyitaye biri kumbabaza cyane bumva ari byo ngubwo umuntu Imana iba yararemye gushaka umugabo umukwiye nasobanukirwa ubuyoba arimo azavuga ati igihe nataye koko nari ndi mu biki ko nanjye nicuza igihe nataye ndi muri biriya bintu bisebetse binsebye abantu bose tugashwana iki famiye yanjye ndayibabaza mama mutera agahinda umva Jojo Ariete ko yatubwiye impamvu zari zatumye bijyamo wezi niziye zabikujyanye mu ngiye impamvu nye nanabivuze impamvu ngiye nta nubwo nari nsanzwe ndi umurezibene nta nubwo nanabikundaga pe gusa nyine nigeze guhura nawe we nyine yari asanzwe nyine abirimo abikora ko ngiye simbimenye nyine nkasanzwe abikora turahura turaganira nyine nkuko ahora n'inshuti nyine bisanzwe Ariete bwa mbere muhuye yari ubwa mbere nyine turaganira atangira kujya mfasha mu bibazo byanjye bike na bike nkabona nyine ni umuntu ufite gahunda umfasha nyuma nyine aza kumbwira ko nyine ibyo akora ambwira ko ari umurezibiyene gusa nyine kubyakira byarangoye ariko bitewe n'ukuntu yamfashaga n'uburyo nanjye nyine nangiye kumwiyumvamo nyine birangira nyine dukundanye nyine birangira nisanga mu bintu nanjye nyine nakagombye gukora ariko rero wari kumbwira ngo yabivuyemo ibi ngibi ntago ndi uwo bijyamo se wumva niwe wabinjyanyemo none ngari kubivamo gute se ntago ndi nawe siwe niba amenye ukuri niba yaramenye ukuri ako sukuye kuri ahubwo nabazimu bamushyizemo abazima kugira bamukuremo Jojo umva inama reba igihe bareba tugira inama
urebe nuba bakikugira inama babarira inama bakugiriye narazibonye n'izi nkoni barankuraguye ndabizi urumva ari nyoko yarankubise ari muri umunawe yarankubise umva imyiturano bamva narayibonye. Reka nkubwire hari umudayimoni birukanisha inkoni hari umudayimoni usengera ugasenga uwo mudayimoni ntanagende ugafata inkoni ukawukubitisha inkoni n'isengesho ukabona guhunga. Ubwo rero abadukubitaga ntago ari uko babaga batwanze sibyo ahubwo byabaga byabarenze ntako batagize byanze uri kumva umudayimoni byose bawukubitisha inkoni. Ubu nibwo ubonye ko badukubitaga bafite impamvu ahubwo ubu nanjye ari njyewe nawe wakubita umuntu none baba ariko rwose izo mwankubise zirahagije rero ubu ntago nese basi urakifuza kujya ukubitwa nkubitwa nande n'undi uzashaka uzabana nawe ni nyoko wari warangize nk'ingoma y'abaporoso ariko ubu ngubu bwose umva ndetse nahura he nawe naho nahurira nawe ubu mama uracyamushyiraho ikosa genda naramubabariye kuko numvishe yararimo rwose wapi rwose ndavuga ngo ndabivuyemo ntago biri hafi anga icyo bikora wumva biryoshye uko wabibona nawe kuba wumva biryoshye uko nyine uko nawe wagenda nawe ukabikorana n'undi mukobwa mugenzi wawe uko wumva nawe umeze niko nanjye mba numva meze ubikorana n'umukobwa mugenzi wawe nako weho wowe ukajya kubikorana n'umukobwa wowe uri umuhungu nyine ubwo nawe urabyumva ahubwo ibyo bintu ubwo ari kimwe ahubwo biranabirusha ahari ko ajya kubikorana bose no kubikora n'abagore nta cyiza cyabyo ntacyo nta cyiza cyabyo ntacyo asa undi nawe ari kubivuga cyangwa n'undi ejo bundi bari kuvuga ati sheri ibiki n'ibiki unyinginga none n'ubuyobe ibiki n'ibiki ngo n'ubuyobe bana rwose bunyimaje kungera ahantu gusa siki gusa Imana imfashe ntabara Imana yandengeyeho kabyara nawe kurengera uri kubona mbese ngize ahantu habi ku buryo byibura tujya dufatanya kubwiriza abashuti bacu twe dufite mu buyobe mu bwo buyobe nabo byibura tubashe kubahindura gusa nicyo kintu nsaba Imana mu bantu uzi ko bazagufasha ngiye ntago ndi hafi aha ngaha rwose ntago mari ushakira ahandi si mari pe Mana yanjye umuntu ko wumva atarimo guhinduka kuvuga ko ari byiza rwose Patrick ngewe reka musengere hamwe n'Imana n'imbaraga zayo n'amasengesho Imana ishobora kubimfashamo wenda gahinduka kuko amasengesho nayo ni ingirakamaro ko yari ikintu akora hari binahindura mu muntu ndumva ngiye Jojo ndumva nagusengera pe asengere nde nzarabona ngera abazimu bandimo ku buryo ajya kuvuga ngo reka ngusengere oya ntacyo n'abazimu bakuri mba ariko reka ngusengere uransengera hejuru reka ngusengere Imana igufashe byibura ubashe no guhinduka uve mu bwo buyobe byibura ujye mu nzira nk'iyo ndimo cyangwa se n'abandi bari mu nzira nziza barimo cyangwa ngende kumva no mukobwa yasaze no mugabo nako niba no nayi navuga ngo umukobwa kandi n'umugabo uyu mugabo ndumva wasaze uri kubivuga abanje gutekereza cyangwa wasaze mu babara basi ibyo tubyoreka ngusengere ngusabe n'umugisha kuba wemeye ntacyo no nuko dura tukicara tukaganira uransengera se hanyuma bigende gute cyo kuzenda kwa kari Imana wenda ho nabyumva gusa ubwo ngo ngewe njye ku mavi ngiye gusengera oya ntacyo Imana irabemera abatinganye Imana ntabwo yemera abatinganye hanyuma se kuki yagiye kuvuga wenda reka tureke kuvuga ntabwo yaremye abatinganye da wenda byaje gutyo ako nyine nayo irabibona ikavuga ati nyine ko bara nyine bagiye nyine mu byabo ntawamenya ako ni nkaho Imana natwe yaratwemera kuko natwe yaraturemye nk'abantu ntabwo yareka kutwemera ntabwo bibaho ngo reka dusenge ngusengere ukubita isengero isenga numve ntabwo urizera ko ari yete ntasenga ibyo asenga numve ubu uzaransengera abona mfite ikihe kibazo kubaha Imana nta kibazo afite
afite ikibazo gikomeye cyane, afite dayimoni nk'iyarindimo kuko nawe ntago ari we. Sinamuseka kuko nanjye ninaranze kumva, ariko kubera Imana igihe cyarageze, Imana inyereka ko inzira narindimo atari nziza. Nawe rero aracyari mu ubwo buyobe, gusa nizeye yuko iri sengesho ari aho riri bumuvane n'aho riri bumugeze. Ndabona wasaza ubu. Eka dusenga Imana. Uwiteka Nyiringabo, wera wa Isiraheli, uri Imana ikomeye, uritangira ukaba uri n'iherezo. Uwiteka gitare cy'amahanga, nta uri hejuru yawe, nta n'uzajya hejuru yawe cyangwa imbere yawe, kuko ni wowe wa mbere Mana. Ni wowe ushobora byose, ni wowe uhindura ibyanze guhinduka, ni wowe uhindura ibyananiranye Uwiteka, ni wowe ucisha bugufi abishyira hejuru. Gusa Nyiringabo Imana, nciye bugufi imbere y'amaso yawe. Gitare cy'amahanga, banza unyeze untunganye mu magambo yose navuze, suko navuze ameza. Banza unyeze untunganye umbare ibicumuro byanjye. Oh Yesu wera wa Isiraheli, nuko rero Data nkweretse Patrick, nkweretse kameramani bari imbere yawe, ubaha umugisha Data, kandi ukomeze kubafasha muri byose. Gitare cy'amahanga nkweretse Jojo uraha ngaha. Erega Mana, ni wowe ubasha guhindura ibikomeye, ni wowe wabashe kumpindura unkura mu mwobo wo kurimbuka. Erega nawe Gitare wamutabara, erega Jehova Nisi wamukura habi aha hantu ari mu buyobe. Ayi wera wa Isiraheli, uri Imana nziza ikomeye, uri Imana yumva kandi igasubiza, uri Imana ishobora byose. Nuko rero Data, nirukanye abazimu n'abazimukazi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakuraho ibishuko byose biri kuri Jojo mu izina rya Yesu. Dayimoni zimutera ndazitesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya, Gitare cy'amahanga, wera wa Isiraheli, nukuri mufashe kandi umugirire neza. Mugotesha ingabo z'abamarayika Uwiteka, niwe wamuha agakiza, niwe wamuhindura, kuko utanga agakiza ku buntu. Oh haleluya, Yesu Kristo. Urakoze wera wa Isiraheli, urakoze kuko ubyumvishe, urakoze ko wabasha kumuhindura. Wera wa Isiraheli rero, nsengera abarwayi, abababaye, abadafite akazi, abarushye n'abaremerewe, kuko niwo ubasha kubaruhura. Urakoze urakarama, amen. Uko Uwiteka Imana agiye kukugirira neza. Koko nguyo use warubaye ikira. Muna wagiye mu mwuka. Ariko urana umwuka se cyangwa ari abazimu ahubwo bamufashe. Ariko ntago ari umwuka, baya n'abazimu. We ubu ko wareruye ngo uyu ni umwuka wera w'Imana. Ariko Mana, kandi iyo ukijijwe ukabijyamo neza, ukumva ko umutima wawe werekeje ku Mana, ukirinda, nta muntu udacumura, ariko ukagerageza kwirinda ibyaha icyane gisa nacyo. Gusa Imana nyine ubasha gusabana n'Imana, kandi ikaguha umwuka wera, ikaguhumura amaso, ikaguha uburinzi, ikaguha imbaraga zirinda n'agakiza yaguhaye. ahubwo barapfumu baramuroze hangari gusa. Urabona aha ahubwo nibo bamuteruye kuriya ngo ngari mu oya ntaga oya Jojo, ni umwuka w'Imana, ntago ari abadayimoni. Kandi nawe uzabimenya umunsi wakijijwe. Rahira njye mbimenya, kwereka icyane gisa nacyo, ukareka izo ngeso urimo zose zidafite agaciro. Uzabona none ubatijwe mu mwuka wera, uhorana ibyishimo, uhora wumva umutima ukeye utuje cyane. wari umugabo wawe yaragiye arakijijwe rwose, nta kintu arakomero koko. Gusa nyine njye ndababaye bitewe n'uburyo n'ibintu byinshi twagiye tunyuranamo, ukuntu yagendaga nyizeza ngo ntago azanyanga, ntazamemukira, arumva. Kandi noneho ikintu kimbabaza kurushaho nuko bino bintu ahangaha ngeze n'ibingibi ndimo niwe wabinyinjijemo. Gusa nyine birambabaje. Nawe kikobaje nuko yabikwinjijemo akabigutayemo. Yabinyinjijemo kugira ngo njye mutange kubivamo, we akaba nanze kubivamo. Kurumva nagahinda nyine. Oya nawe bireke rwose. Mbabari utongera no kuvuga gutyo, kuko urampimukiye mu buzima bwanjye. Kugira ngo umuhimu ugiye gushaka undi mugabo. Ndamuhima kandi dere murahanga, kandi murimo murabibona. Ejo n'ejo bundi nabona ndi kumwe n'undi azagaruka. Nicyo kibi. Izina rya Yesu. Aha mbabarira.
tuzaba tureba Jojo ntabwo reka tuzaba nzagaruka tureba ubwo tuzareba umugabo n'indi mbwa n'indi tuzareba urahamya ko Ariete atakijijwe azabikora ntabwo ngende kubyemera rwose ko yakijijwe ngende kumva rwose ibyo bintu bitanabaho bitewe n'ukuntu nari muzi n'ukuntu ibi bintu ari we wabikundaga kundusha gute se yakizwa mbere yanjye ntabwo bibaho ntabwo ndi kubyumva pe muhamiriza ukuri umubwire ko rwose ibyo binategereje ntabyo azabona oya nyine gusa we ntabwo yapfa kubyumva ahubwo nyine azemera yabibonye ko bitazongera Jojo ibintu sinzabisubiramo humura namenye ko ari bibi namenye ko ari umwanda namenye ko ari ubuyobe bubi ntabwo nzabisubiramo ahubwo bivemo barutekereze kubivamo ariko ndabizi ko Imana izabikora Imana yankubise ikamvana ari ahantu umva uyu nguyu ntabwo ari we ukabije izahagukura ntabwo ari uri kure yawe ntabwo ari ukabije reka tubitegereze tubitege amaso ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane ibisigaye nabyo izabikora ubwira abantu bo kwiganyira Yesu urasaze n'ibisigaye izabikora kandi urasaze kandi mbikubwira wowe urasaze byose by'uwo ibyo ngibyo bijemo tusigaze no kuririmba mbese kuririmba ariko ndabizi niyo nawe ntabizi ntabwo nanirwa kuririmbira Uwiteka naho yankuye Mana aho wankuye ese Jojo rero ukabona Ariete ubuzima bayemo nibwo ndi kubona njye ahubwo yasaze ahubwo ubuzima bayemo ni bubi cyane ahubwo kuko yasaze pe ntabwo ari seriye mu bintu ari kumbwira ntabwo ndi kubyumva mbwira ngo nabiretse ntagize ne guteze ntabwo ndi kubyumva pe wowe se yigeze abikubwira ko agiye kubireka ntabyo yambwiye rwose nanjye nabyumvanye n'abantu ngira ngo nyine ni urugambo rw'abantu nk'ibisanzwe nagateye reka muri kubeshya ambwira ati nyamara umugabo wawe wahoze ari umugabo wawe aragucitse yabaye umugore gase ibintu muravuga ubundi ni ibiki wese wumvaga nkomeza kubyumva ngiye nta gahinda nagize kuko numvaga ko wenda ni nk'amabwire ari ibintu biri aho bishaka wenda nko kudusenya ubu barimo baraduteranya barimo baraduteranya aho kuva ari we ubyivugiye Patri reka ngende ngiye mu materaniro ndi gutinda pe kuva ari we ubyivugiye mu materaniro reka tugende dusoze amagana ujye mu materaniro mugereho ahubwo tujyane gusenga mbabarira uze byibura winjire mu muryango w'urusengero mbabarira umbere umushyitsi ntabwo mari aho si mari ubwo Jojo wambabariye koko ngiye njyana nawe tujyane gusenga gusenga tujyana gusenga ngiye nawe uzi ko wasaze njyana kujya muri korari imbuto wumva uzera kugira ngo Jojo yemere ko ibintu wabivuyemo biri serenizi imbuto numva nzera imbuto nzera ni uko nyine n'ubundi agomba kubona ko ibyo bintu ntabikora ko yakundaga kumbona nkunda kujya mu bubari kunywa amayoga kugira gute nagiye mu buyobe hehe ntazongera kubinyumvaho nagiye buwate bikireka reka ibyo byose nabiteye umugongo nawe azagenda abibona ko nahindutse hamwe n'ubuhamya bw'abandi bantu ubwo azabyemera ubu ugiye gushaka undi cyangwa ugiye kubivamo nawe uraza kwemera ibintu byo kuvamo ntabwo biri hafi aha ngaha nabibabwiye kandi mugiye mwumva ibintu by'umuntu yewe rwose ntabwo biri hafi aha uravuga uti nahisemo neza ngomba kubikomeza reka ndabikomeza rwose niyo nabivamo muzanabimenya ariko ntabwo biri hafi aha pe ntabwo biri hafi ese ibyibe utarabona umva ni byinshi cyane wewe mbikubwiye rero byaba birebire ubibwiye nanjye nabizamo se koko oya simvuze ko wenda wabizamo byaterwa n'ubushake bwawe cyangwa n'umutima wawe icyo wakubwira nicyo wahitamo ese niba umuntu yarakuzanye mu bintu ukabona bigutayemo urumva hari ubwiza we yabibonyemo aha ngere ubwongo nyine yarakoze nyine umva yaramemukiye kuba yarabinshyizemo akaba nanze kubivamo ariko buriya kamwihorere ibisigaye buriya azabibona nyuma azabona ko aricyo namurushije Jojo ko avuga ati njyewe mfite impamvu zituma mbigumamo gusa nyine ntabwo wahita ubu ntabwo wamugira inama akanya ngo ahita abyumva cyangwa uhita ubimukura mu mutwe bikunde ariko hamwe no gusenga ndabizi ko we Imana yo kabyara izagenda ibimwumvisha kandi azabivamo ko nanjye sinzi ko nzabivamo pe
ko nanjye kubitekere ego baravuga ati kubyarantuye ni amadayimoni rwose ahubwo se bagugize gutya nta nubwo uriya ni umupfumu n'umuvuzi ariko niyo yaba umupfumu se da akabinkuramo yaba akoze ikosa ahubwo yaba arenze yaba anyweye mu bintu bibi cyane sibyo muramwumva rero ariko njye ntabwo ndi kubyumva ibintu ari kuvuga ese wari muravuga ngo azongera bigaruke muri kurimo kuvuga ako se mwatuje njye ejo bundi nzabahamagara mbabwira ko yagarutse gusa garutse kundeba noneho njye nzahite mvana namufatira mu cyuho muze akiri mu rugo rwanjye ataranasohoka muze mwirebere niba arimo arababwira ntabwo mubizi murimo mukora ibintu cyane rwose izina rya Yesu yego ndabona ndikumange ndi kubona yasaze ibintu ari kuvuga rwose ntabwo ndi kubyumva ubonye ko asigaye ajya no mu mwuka rero ntabwo ari umwuka ni abazimu ahubwo bari kumufata yamusobanuriye biriya byari bigenze abazimu pe namusobanuriye namubwiye ko iyo umuntu akijijwe yihanye akumva ko umutima we uri kumwe n'uw'Imana pe aho ngaho Imana iguha imbaraga zayo ikaguhumura amaso ikaguha n'imbaraga zirinda agakiza yaguhaye niki cyagushoboje kubivamo kugira ngo Jojo nawe niyumva ari ukuri yabivamo ikintu cyabinshoboje mbere na mbere kubivamo nahoraga mpanga kubivamo ariko bikananira ikintu navuga cya mbere kuko baranambwirije n'iki n'abantu batandukanye barambwirije byaranze ako mama yaramvuje mama nawe arasenga ariko byageze aha aravuga ati sige nasengeye Imana ikajya ngo nzabivamo akabona ntibyihuta ahari ubwo arangije yashaka umuvuzi aramvura kuva uwo muvuzi yamvura sinongeye kubisubiramo sinongeye kubitekereza ahubwo natekereje gusenga mama nawe buracya nyuma y'iminsi 2 bamaze kumvura tujyana gusenga nkagenda nsenga gake gake nkajya mu butayu nkajya mu cyumba cy'amasengesho ari ubwo rero ibyo byose bigenda bimpa imbaraga ubundi kuvura muvuzi yamvura nta no gutekereza kongera gutekereza Jojo ngo abakobwa ngenzanye ngo ibiki wapi ahubwo ese numva ibimwaro bimfashe isoni zinyishe narebana na papa mu maso ibimwaro bikanyica nkabura aho nkwirwa nkumva nyine ko nakoze amabara arenze ko rwose ndikumva ntazi pe ubwo ari kumwanga nta bazimu ubwo tuvuge ko abazimu ari kuvuga ngo bamukuyemo tuvuge ko nanjye ari bo bandimo ahubwo nzaganiriza mama we muze nuramuvuzi pe wongera gute uzibeshya ahubwo uzibeshya sibye ko na mama wanjye ntawazi ntabwo muze kanyu nahamenya ubundi mwe mwarashakanye utazi n'iwabo yego kuyihutiye kujya kunyereka iwabo ariko ngewe mu rugo iwacu ntabwo ahazi rwose ubwo wowe waramukundaga ubundi mbere na mbere narayipanga kumujyanayo ariko nyine yasaga nk'aho abica amazi ukuntu sinzi ubona rero atabiha imbaraga ubona ari Yesu Kristo wamukuraga ngo ati wijya kwiyereka n'undi ugiye kubiva ngewe ni kubera Imana we kubera Imana agakora gake no kubera Imana ariko umunezero ari ahubwo nditwaye yasaze pe nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru rimo nsigaye ngendera mu mucyo tubana se yasengaga ibi ngibi yarabigiraga ahubwo ndi ko ari imitwe amina kareka ntabwo bibaho rwose wandi umara ukabona Imana abeshya ndi kubona rwose ari kubeshya Jojo aranzi nubwo ari kwijijisha Jojo uranzi sinjya mbeshya iyo ngiye mu kintu nkijyamo kandi nkavuga ni iki nkakerekana n'abantu bose bakabimenya sinzi kubeshya sinzi guca ku ruhande sinzi uburyarya subizi ibyo ntabyo nzi rwose niyo mpamvu nagiye mu burezi bene mwese nkabibabwira nkashaka no kwimenyesha n'abantu bose na famiye kugira babimenye wanabivamo nabwo ukabibwira abantu nanabivamo nabwo nkavuga ubuntu bw'Imana niba haranahamirizaga satani harani satani natakaga kuko niyo yari ndimo niyo yankoreshaga uri kumva nkayihamiriza ngo ndi umurezi bene ngo ndi umugabo aho n'uguhamiriza satani none no mu gihe nkijijwe ibyo mbiretse nanirwe guhamiriza Imana wareze tukajya kwa muganga ko mbona arwaye ndi kubona nzayihamiriza
nzayivuga ntabwo ndi no kubyumva pe iyo tarimo weta ahubwo nawe nzakurangira yasaze rwose akareka yasaze nawe kumbwira ntabwo ndi kubyumva na Patrick twisareze nyine ngere mu materaniro ne gutinda Jojo we ndabona icyo wamuraritse birangira yanze Jojo waretse tukajyana gusenga mbabarira pe akora kubwiye ngo ujyana nande gusenga ntacyo ugenda wicaye n'inyuma y'urusengero ariko mbone ko wahageze ndajya mu rusengero gukora iki gusenga ntabwo naje ndi muri gahunda yo kujya mu rusengero ntacyo merekeza merekeza genda ubwo ndagusanga ntago mari tabarera kamana akareka nagende wenyine nge ntago nagera nawe rwose ibintu biba bimbabaje buriya ntago abizi gusa mbwira ngo yarahindutse atariko ese mwe imishinga mwari mufitanye yahagaze ni myinshi cyane aha ngayigikwe mbego ubuyo bibaze nsezana n'umukobwa mugenzi wa n'Imana se yari kuzamba ako gusa ni nyamuwe disi wowe wasaza ahubwo ukamwihorera igikwe uzakibona mwihora azakibona icyo gikwe yirirwa asakuza ngo ngigikwe azabona nabukoranye n'abandi ibyo ngiye barimo arambwira ngiye ntabwo uzabukorana n'umukobwa mugenzi wawe umusore we nta kibazo nanabyishimira nanabutana nishimye ndimo mpimana icyubahiro kubyo yakoze yaza kubwamagana mbese muri make sibyo nkubonye uhinguka no ku muryango uzuvuga amagambo mabi ku bukwe bwanjye nukwite ngira gute nanubwo namenya ko twanabanye nukwite ngusohora nabi Jojo mbara wibagirwe ko twabanye gusa Imana imbabare ngenda widabyire nshaka kubikoropa mu mutwe wanjye nawe byikure muri kuko ni igisebo gikabije kubyikuramo ahubwo guhera ahangaha turinda hava nabyisibye mu mutwe yuko mwabanye cyane yuko nabivuyemo se oya kubivamo wapi ntabwo ni ugiye kwibagirwa kurashaka kumwibagirwa nyine ho nyine ako kanya tuvanga musiba nshimwe bazi haza abandi se nibiki biragushimishije ko kwibagiwe ndishimye cyane uramwibagiwe ni icyaha nanjye nubwo Imana yambabare ko mba numva mbyishinze ko nakoze icyaha gikomeye nawe ndabyirengagiza ko gusa nanone sinabyinubira ko ni ubuhamya buriya ni ubuhamya bukomeye cyane hari abo nzajya mbwira ubuyobe nari ndimo nkababwira uburyo Imana yaje kumpindura bikabafasha nabo muri bo kandi bigatuma nabo hari ibyo barimo bakaretse bitari byiza nabwo ni ubuhamya aho ujya bati ni uburenganzira bwanjye wawe no kubiba ni uburenganzira bwanjye ariko burya nta n'ikintu waza umbwira ariko ngewe nta umuntu yaza waza umbaza ikizi akareka nta kintu waza umbwira rwose ntabwo ubwenge ntabwo biri hafi aha ngaha rwose ibintu byo guhinduka nirahinduka wenda uzanabimenya nta n'ibyo nzi simbizi pe ntabwo mbiteganya hafi aha nta gitekerezo akareka ntabwo mbiteganya pe Jojo ariye uraza gukora iki tumutugana ku musozo kugira ngo mwene turi kwigira n'amaterano imba umusanzu wawe uraza kuba uwuhe kugira ngo aho wavuye naho ure kwakura ariko byavuga ati njye n'uburenganzira bwanjye kubibamo gusa umusanzu wanjye ni uw'amasengesho kuko nta kindi nakora ko ntabwo ndi hejuru y'Imana Imana ifite imbaraga zayo kandi ibasha guhindura ibyanze guhinduka nkuko nahereye kare mbivuga gusa umusanzu wanjye ni amasengesho ngiye kugenda nkora amasengesho y'iminsi ine niyiriza ubusa ntanarya na nijoro nsengere Jojo icyo cyifuzo nyereka Imana nitamuhindura yewe ndabizi ko izabikora nkore kurya rwose ngo hejuru yanjye se cyangwa Jojo ngomba gusengera ugahinduka kuko nanjye birambabaza njye narinzi ko yabiretse wenda atarakizwa atigeze akizwa ariko wenda yabivuyemo none umva ngo ndatunguwe kuko nambera nkatira avuga ngo ndabiretse nkajyoye n'ubundi njye nenswe yabiretse ariko noneho kumva ngo aracyabirimo ngo ntiyabireka nzi n'ubuyobe birimo ubu kuva nasobanukirwa ukuntu mbizi mubwire ku byiza byo bw'igihe wabivuriyemo ibyiza ahuye nabyo cyangwa ko arimo guhomba ibyiza nahuye nabyo icya mbere kuba narasubiye mu rugo iwacu nkaba mbana n'ababyeyi bakaba iwacu barabyirengagije bakambara n'undi bakaba banetesha nk'umwana wabo
nkaba mbubaha mbyuka mbona papa iki imbere bwo nta nubwo nifuzaga no kujya iwacu na nimero yampamagaraga sinitabe ariko icyo nicyo cyiza cya mbere. Ikindi ubu mfite amahoro mu mutima, ubundi ntabwo nabaga nezerewe mu mutima, nanezerwaga ndi mw'ubwo buyaga ako kanya ariko umutima wanjye ugahora urushye mfite ibitekerezo byinshi ntatuje muri njye, ariko ubu ndatuje mfite amahoro mu mutima. Jojo wowe byiza ukibona ni Ikindi nibagiwe mu rusengero ejo ni ku cyumweru cyashize nagiye gusenga kumwe abantu bandika kujya imbere gushima Imana. nawe ujyayo Hoya njye ntago nigeze njya gushima, ahubwo mu bantu bashimye abantu 4 bose bashimye Imana bavuga ati ndashima Imana kuba leta yaravuye mu butinganyi. Nahoraga musengera bintungura kubukunda abantu bansengeraga, ahubwo njye mbafata nabi ngo bari kunshuka ntazi ko bansengera. Ibyo byaranshimishije mu buzima. Jojo hari byiza ukibonamo ku buryo uvuga uti sinabirekanye? Jyawe wapi rwose nta gahunda mfite yo kubireka kuko ndateganya ibintu byinshi kandi narasoza. Ngomba kubirangiza mbere yo kuvuga ngo njye ndabiretse. Nk'ibihe mutarasoza ugikwe Ego igikwe kigomba kuba byo. Nkora mu musatsi. Haha. nagishaka ko namukora utaza kumushyiramo amadayimoni. Narabyibagiwe sorry umugore w'abandi, umugore n'umugabo ni byagucana cyanancanze rwose. Naramenyereye kuvuga umugabo sibi ni ibiki ko. ese nakahe kazina wajya ukunda kumwita? Shana ko dakumwita be. Iwe mbona ariko ese ko mbona imico ikirimo kukuganza mbona ukimukora ndikibagirwa ko yakijije kubakiya nanone yanyanze nyine yakundi nyine buriya ariko buriya n'undi byose n'ubundi nta kintu akoze Zokeya ntago ari ingezi igombwa nzashakira n'ahandi cyane rwose. Ngomba kubanza nkakora igikwe, namara kugikora nkageraho numva nishimye fresh, ubundi nyuma na nyuma n'ibinumva binje murange numva ko ngomba kubireka nzabatumira amabwire ati narabiretse nabonye nta kintu bimariye cyangwa bikomeze. Cyane mbabwira ati byarananiye kubireka n'ubu ndacyabirimo. Kengo ibyo nta kintu twene uburenganzira bwanjye, nta wambuza uburenganzira bwanjye nta n'umwe ariko ibyo. Turimo turagana ku musozo ugira ubutumwa ugenera aba badukurikiranye. Ubutumwa cyase ubutumwa ubu nababwiye nyine abadukurikirana nyine ni benshi cyane, ni benshi turabakunda nyine baba bakoze kuba nyine baba bataye nyine ibintu byinshi nyine byo gukora byabo bakaza kutureba bakaduha amajwi. Ndabizi nyine hari abadushyigikira n'abatadushyigikira. Ndabizi ntabwo ubyakira gute muri abo babiri? Abashyigikira n'ababwira ko ibyo urimo ari ubuyobe? Yabambwira ngo ibyo ndimo ni ubuyobe, ibyo ngibyo ntabwo ngiye bindeba, ngiye ndeba ku nyungu yanjye. Ngibyo kumbwira ngo ibyo urimo ngo ni ubuyobe gute se? Ngirira umwe se nkandi uri mama uri data ku buryo wazumbwira ubusa, nta kintu wazumbwira burya. Kiri nimba naragihisemo nyishaka cyangwa narakigiyemo mbishaka kugute wowe uza kumvuguruza, wapi nta kintu wazumbwira rwose. Ngiye ku ruhare rwanjye ku giti cyanjye, abo ngabo baza bambwira ibyo ngibyo ngiye ntago bindeba. Nimba narahisemo iki ngiki nyine nicyo ndumva ari ibyo ngibyo, kandi nyine baba bakoze no kudukurikirana. Ndabizi abadukurikirana ni benshi cyane pe, ndabashimiye kandi bakoze cyane. Okay, wakoze cyane kutuganiriza Jojo. Hanyuma Ariete tugana ku musozo nawe sinzi icyo wabwira abantu hanyuma tugasoza. Murakoze. Icyo nabwira abantu mbere ya byose ndabasoje cyane, ke mbifurije amahoro y'Imana umugisha wayo ikomeze ibayobore muri byose. Icyo nababwira ni uko basabye inkunga z'amasengesho, muntere inkunga z'amasengesho dusengere Jojo mugenzi wacu Jojo cyangwa se mushiki wanyu, nanjye kandi mukomeza kunshyira imbere y'Imana kugira ngo ntazateshuka cyangwa nkongera nkasubira inyuma. Ndi kubasaba inkunga z'amasengesho cyane, mujye munshyira imbere y'Imana. Buri wese usenga nyibuke, kandi n'udasenga namusaba kuyoboka Imana kuko niyo ishobora byose. Okay.
mwakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe mu biganiro byacu tubagezaho. Igisubizo kubifuza gukora siporo n'imyitozo ngororamubiri ni Body Max Fitness rero mu Giporoso usana werekeza i Kanombe winjiye muri Top Card imoso bwawe ubugeze kuri Body Max Fitness. Dufite gym nziza cyane, sauna and massage. Duhamagare kuri 0788358040. Mwakoze cyane kubana natwe, reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Amahoro y'Imana abane namwe.